Igicu TV Nation. Yes, nizere ko umeze neza aho muri hose, nizere ko ari uburyohe, ari show, ari surprise. Uyu munsi nizere ko mu mitima yanyu ari byuri. Yes, uyu munsi turaza kuvuga ku byamamare bigiye bitandukanye, muzika nyarwanda ndetse na filime nyarwanda kabisa. Uyu munsi turaza kuvuga kuri filime nyarwanda imaze gufata intera mu Rwanda. Yes, icyo usabwa nta kindi ni subscribe kugira ngo twereke ko dushyigikiye kabisa, ndetse n'inzogera kugira ngo ibyo tuvuga byose cyangwa se ibyo dushyiraho byose bikugereho. Ukande like utwereke ko nanone udushyigikiye, ukande share usharinge n'inshuti zawe zibone ibyo dukora kabisa, zimenye amakuru y'ibyamamare zikunda, bansabe ndetse n'abandi bagiye batandukanye muri filime nyarwanda. Yes, ikindi urakanda ni comment utubwire icyamamare twazakubwirira amakuru yacyo, kugira ngo mukomeze kugubwa neza kabisa. Uzinga umuntu nkurikirana n'ubuhe. Yes, uyu munsi turaza kuvuga ku cyamamare Miss Nyambo kabisa. Miss Nyambo, uyu nguyu bamwita Nyambo Jessica, akazina k'akabyiniro cyangwa se ko twita ka nickname, akaba yitwa Aime. Avuka Iburasirazuba aho bita Ikirehe mu karere ka Kirehe Nyabitare. Yavutse tariki 18 z'ukwezi kwa kane 1999. Uyu mukobwa ni umukobwa wize i Rusizi, aho yakoreshaga amasaha 9 ava mu rugo ajya ahantu yigaga, aza kwimukira Kayonza Modern School, aho yakunze kurwara indwara yo kutavuga. Yasoje amashuri ye 2020, aho ngaho niho yatangiye gukina sinema muri 2021, abigwiwe na Asia Mutoni dusanzwe tumenyereye muri filime nyarwanda, ndetse n'uyu bita Mugisha Emmanuel, akaba aribo bantu bamubwiye ati ufite impano yo gukina, bamutera akanyabugabo, icyo twita courage. Filime ye bwite yitwa The Message ni filime nziza abantu bakurikiranye cyane. Nyuma yaho yaje no gukina muri filime zindi zigiye zitandukanye, harimo iyitwa Umuturanyi twakunze turi benshi, harimo ibyamamare nka Clapton Kiboke tumenyereye muri filime nyarwanda tuzi kandi dukunda turi benshi. Kimwe mu bintu byamugoye uyu mukobwa yaje kutubwira, yagowe no kwambuka imihanda ya Kigali bitewe n'uko yaraturutse ahantu mu cyaro kabisa. Ikindi ni ukuryama akererewe bitewe n'ukuntu amasaha y'i Kigali aba ameze, uba ubona wagira ngo ni mu gitondo. Ni umukobwa utangaje cyane ugendeye ku kuntu yatubwiye ibintu akunda. Yatubwiye ko akunda kuragira, icyo tuzi kuba umushumba. Ikindi kintu kandi nanone akunda ni ugukukira inka, umurenza amase, kotsa ibijumba. Uyu mukobwa abandi bakobwa usanga bavuga ati utunyama uduke hafi aho ngaho, ariko we yikundira kotsa ibijumba kabisa, nibyo bintu yikundira, kurya ibijumba byokeje. Kimwe mu mikino yakundaga gukina ni imikino ya football ndetse na handball kabisa. Uyu mukobwa arabikunda cyane, ubwo abantu bakina football barabyumva hafi aho ngaho, bafite icyamamare ndetse n'aba basketball. Yes, kimwe mu bintu byamubabaje ni ikintu gitangaje abantu benshi dukunda kugira ngo ni akantu koroheje, cyane cyane nk'abahungu iyo tubikoze tuba tugira ni akantu koroheje, ariko uyu mukobwa ni umukobwa wababajwe no kuba yacibwa inyuma n'uwo yari azi ngo ni inshuti ye. Nicyo kintu cyamubabaje. Hari bimwe mu bihembo uyu mukobwa yagiye atwara, harimo nk'igihembo cya Best Artist of the Year, hakaba n'ikindi cya The Choice Live. Nyambo ntabwo ari wa muntu wirara, ahubwo ni wa muntu ucisha make kandi agaharanira gukora kugira ngo icyo yifuza gukora akunde akigereho. Reka tubabwire yuko mu gihe waba wifuje kujya ukurikira ibiganiro byacu, wakora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ujye ukomeza ubone amakuru ndetse n'ibiganiro tubagezaho 5 kuri 5. Reka babwire ngo ngendi Jobless cyangwa se Elosa Solafista ndabakunda cyane. Igicu TV Nation.